yego nta mukusi ku mutima n'umuntu yabatutse mu rwego kurakaje bigeze mu bantu nk'abo ngabo cyane cyane nkaje muri myaka ariko ntibyagutangaza ko bari gushyira utwana dutoya nkabaterura nkabicaraho kubera iki umutima wanjye mba numva unezerewe cyane nta bindi by'inyuma amatekerezo. Yes, inshuti bakunzi ba Manuti Show, uyu ni wa munsi none tugiye kubakubita cyitwa story. Nabahaye tera story muraryoherwa. Mbaha ama episode n'ama episode muraryoherwa. Muze Abraham. Gira bakunzi bacu nyo turi kubategura. Nibangarisha ariko tugiye kuri bayishura mwese. Nibangarisha tugiye kwishura. Tubanza tubisegura ko tumaze igihe tutari kubaha ama episode mashya, tutari kubona comedy, tutari kubona ibiganiro. Nuko turi gushaka turi gukora amavugurura. Gukora amavugurura turi gushaka kugira ngo no tubahe ibintu birenze ibyo musanzwe mubona. Ndabeshya. Banze rwose. Nubu ntabwo turi bujye kureba filime, ntabwo turi bujye kureba intego za Manuti Show, n'ubundi tuba turaganira ibijyanye na hari abantu batazi rero muzehe kwihangana Abraham cyangwa se Miri Solution cyangwa se Big. Ariko irindi ni ibintu amazina nakuze ariko ubundi hano kunamwe Evariste kunamwe ariko buriya Abraham witwa na Abraham ni Ibrahim na Abraham ibyo bintu bitandukanye na Abraham bisobanuye abakristo bavuga Abraham sokwa wabatubanje cyangwa se kuba bizera no Ibrahim n'izina ry'abasilamu kandi wari umusiramu ya ntabwo uri umusiramu nawe uri umupantekote ndetse yashyize no nabivuyemo unate cyari gitutse yes bo tugiye kuganira mu buryo bworoshye sibyo ubundi kwihangana Abraham ni muntu ki Abraham nyine n'umuntu abantu bakundaga gukora kwizeraga Imana kandi akagira akarusho kugwa neza hanyuma noneho weho mwawe noneho uri muntu kimwe ugendanye na sinema ugendanye na sinema yatangiye umwuga ryari ubundi wo gukina sinema siyo kunagiza amahirwe yo kumenyekana ariko amasinema natangiye kera cyane kera ashyize nk'imyaka 13 hari abantu bakwitiranya n'umuntu wo muri mwikinamico ntabwo uriya mu kinamico ikizi zisanzwe ariko ubu nibwo mbashe kujya nagaragara ntabwo ujya ubyumva se namura bikubwira ko igikino mu kinamico mundamutse njya mbyumva ariko ntabwo ari kwitiranya nande ese kuvuga abantu benshi uvuga nk'abantu benshi akaba ari impamvu baba bakwitiranya iyo nayo ni impano rero buri birabyaza umusaruro wari ubizi ntabwo nari mbizi hanyuma umaze imyaka 13 yo gukora amateatere mu bigendanye n'ubuhanzi twavuga ko impamvu mbere utararimo ari iyihe impamvu ntari ndimo ntaramenyekana burya ikintu cyose kigira umuntu ugupresenta akagusunika bitewe n'impano aba yakubonyemo rero sinzi impamvu yenda ari n'amahirwe kugira ngo uzasaze neza ubundi bwo ugiye kujya nagaragara uri gukina mu zefu uri gukina muri sinema nyinshi cyane ubwo yikira kandi agikora hari ba Clemari barampamagara wakira manu kinayo ari shomano nayo murabona ko yigezemo kinayo abapasa bari Miri Solution yego n'abashinzwe kugira ko bamenye no ko bamenye yego wakinnye no wakinnye no muri filime ya Mugisha Nelson cyane rwose baravumbura bakampamagara ko Miri Solution imyaka ingahe ibanda bese 62 Salama 62 hanyuma mu myaka 62 ubuhanzi ntabwo bikubangamira no kujya ntabwo bibangamira ko ni umurimo nakoze nko kuba ibikibona bigoye kukigendanye n'uburyo umuntu w'umusaza kugena filime n'ibikibona bigoye je gusa kireka umwuga umuntu adakora cyangwa atimenyereje ariko giti cyane mu rwego nyizemo ati n'ikingora kiramo rwose urumva rero ko gukina filime atari ibintu bigoye ahubwo ari ubuzima busanzwe muri Solution ifite ubuzima busanzwe Miri Solution hanyuma ntabwo turi bujye mu bintu byinshi turi mu bintu byinshi turi kubana n'ibintu byinshi nicyo wabwira urubyiruko rushaka kujya muri sinema urubyiruko na rutushizwe kujya muri ibintu bya sinema bya bintu by'amafilime kuko hari impamvu nkangiye kubera ko ntagize amahirwe yo kumenyekana mbere y'igihe ariko amari kumenyekana mbona bira bintu bintunze mbona bira bintu usabana n'abantu b'ingeri zose yaba ari umusaza ubundi kumenyekana bimaze iki kumenyekana se ni byiza cyane kuko hari abantu gukora ku kiganiro n'umuntu bwo gitwe cyo guhamagara kumuganiza mu rugo abana banjye baragukunda uzazo bakine yego ibyo bintu se byanyu birarda
birunguka kabisa cyane cyane kunguka ibitekerezo kunguka kubana n'abantu mu mahoro mbese usanga ari ibintu by'umunezero mbese njye sinabura kwepfa ubigendanye n'ubushobozi bw'amafaranga amafaranga yo ayo mbona yose arampagije singomba kumenya ibanga ariko umurimo ndawukora nkawukunda ibyo bampemba byose birashimisha Miri Solution tugeze ku musozo rero ni zihe nama waha abantu bashaka kwinjira muri sinema urumva uri narayibonye bakina ahantu henshi mu mahanga atandukanye izihe umuntu ushaka kujya muri sinema yakora iki umuntu ushaka kujya muri sinema rero ikintu yakora kuko buri wese atekereza ukwe n'agatekereza ariko ku giti cyanjye sinema ngiye ikintu cyatumye nikunda gusabarisha n'abantu nawe ugeze abantu bakagusuza ukumva urishimye niba ufite n'imigambi mibi mu mutwe ibitekerezo bibi ukumva birahungutse icyo kintu abasha kubwira abantu bashaka kujya muri komedi sinema ni ibintu bituma umuntu iteka ryose ahora anezerewe yego nta mukusi ku mutima n'umuntu yaba yaturutse mu rugo yakurakaje bigeze mu bantu nk'abo ngabo cyane cyane nkanjye muri imyaka afite ariko ntibyagutangaza ko bari gukina utwana dutoya nkabaterura nkabicaraho kubera iki umutima wanjye mba numva unezerewe cyane nta bindi by'inyuma amatekerezo murakoze cyane reka twakire undi mutumirwa sasa